impamvu ndi hano ni ukubera kwangiza amabwiriza ya covid-19. byagenze gute uravuga cyane kugira abantu bumve byagenze gute mwayangije gute? Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose z'isi, ndabasuje cyane abantu bari mu Rwanda, East Africa ndetse n'abantu bari muri diaspora. No kuri nanjye ndabakunda nkuko namwe mudahwema kungaragariza urukundo. Uyu munsi rero mbazaniye inkuru, ni inkuru mbi, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda ndetse reka mvuge ngo ni inkuru y'incamugongo ku gihugu ndetse no ku bahanzi muri rusange. Iyo nta yindi nkuru rero ni inkuru y'uko mu minsi yashize twakomeje tubagezaho ibyamamare, aho murabizi ko Joe Habineza yitabye Imana ndetse navuga ngo ni umugabo wari ukunzwe cyane n'ingeri zose, aba bakuru yaba batoya. Turongera tubagezaho inkuru y'uko Umumararungu Sandra, uwo muramuzi nawe yamamaye mu mafilime menshi cyane atandukanye, aho yamamaye nko muri za Kariza ndetse n'izindi filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye, nawe mu minsi yashize akaba yaritabye Imana. Kuri ubu rero reka mvuge ngo ni inkuru ibabaje, nanone ni inkuru y'incamugongo ndetse ni n'inkuru navuga ngo umuntu wese yumvishije cyangwa se ari bwumve n'abatarayumva agacika umugongo. Iyo nta yindi nkuru rero ni umuhanzi nanone kuri ubu Jay Polly, nawe akaba yamaze kwitaba Imana cyangwa se atakibarizwa mu mwuka w'abazima. Reka mbere na mbere mbanze mpereye ku mateka y'uyu muhanzi Jay Polly. Ese Jay Polly yari muntu ki? Amazina ye yiswe n'ababyeyi be ni Tuyishime Joshua, azwi cyane mu mazina ya Jay Polly. Yavukiye Gikondo mu mujyi wa Kigali tariki ya 5 Nyakanga umwaka w'1988. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Akaba ari mwene Nsabimana Pierre na Mukarubayiza Marianne. Rero ngire ngo benshi uyu muhanzi bagiye bamumenya muri crew ya Tuff Gangs, aho yaririmbanaga na Bulldog, harimo Fireman ndetse na Green P. Itsinda rikaba ryari rigizwe n'abasore navuga ngo b'abahanga, ariko nyuma bakaba baraje gutandukana, buri muntu wese afata inzira ye. Ndetse navuga ngo na Jay Polly nawe yakomeje akora umuziki ku giti cye, ndetse aho benshi baje kumenya ko wenda we yagize amahirwe gutyo akavuga ati noneho njyewe reka mbyare nsige umwana ku isi. Cyane ko kuri uyu munsi Jay Polly akaba yari umuhanzi cyangwa se umuraperi, akaba yarafite umwana. Rero reka mvuge ngo aho bahuriye n'umusore Lick Lick batangiye gukora indirimbo nyinshi cyane, aho harimo ho kwicuma, sigaho, umenye ko, tageti mu mutwe ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ndetse murabizi yuko rwose iri tsinda rya Tuff Gangs ari itsinda ryamamaye cyane ndetse rigakora benshi ku mitima, ndetse ryari rifite n'abakunzi benshi cyane, aho banatandukanye benshi bikabababaza. Kuri ubu rero Jay Polly akaba yitabye Imana, ndetse amakuru agera ku gitangazamakuru nk'igihe ni uko uyu muhanzi yagejejwe ku bitaro bya Muhima avanuye kuri gereza y'Amageragere aho yari afungiye. Ndetse reka nongereho ngo mu minsi yashize murabizi ko uyu muhanzi ku itariki 25 z'ukwa kane yatawe muri yombi na bagenzi be, aho byavugaga ko barenze ku mabwiriza yo kwirinda covid, ndetse bakaba barakekwagaho gukoresha ibiyobyabwenge. Rero uyu muhanzi mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo inkuru y'urupfu rwe ndetse navuga ngo y'incamugongo yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Gusa urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa rubifite mu nshingano ntirwagize icyo ruhita rubitangazaho. Bamwe mu bantu ba hafi b'uyu muryango w'uyu musore cyangwa se w'uyu mugabo, cyane ko asize umwana, babwiye igitangazamakuru igihe ko uyu musore wari muri gereza kuva muri Mata uyu mwaka yarwaye bitunguranye akaza kugezwa ku bitaro bya Muhima arembye ku buryo yahise yitaba Imana. Murumva ko rero ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru iteye agahinda. Ndetse mukuru we benshi muramuzi witwa Uwera Jean Maurice, akaba yamaze no kwemerera igihe ko murumuna we yitabye Imana.
mu ijwi navuga ngo ribabaje cyangwa se ry'ikiniga yavuze ati Jay Polly yapfuye, ngo yaguye mu bitaro bya Muhima, sinzi icyo yari arwaye kuko ku wa mbere twavuganye ari muzima. Tuyishime Joshua benshi rero ndakeka mu mwarimu muzi cyane nk'umuraperi wa hip hop, ndetse reka mvuge ngo u Rwanda rwagize kuva iyi njyana amenyekana imbere cyane mu gihugu. Ni inkuru ibabaje rero, ni inkuru iteye agahinda, ndetse ni inkuru navuga ngo iteye kuba abantu bacikamo igikuba, ndetse ni n'igihombo gikomeye cyane, reka mbyongereho ngo ku muziki nyarwanda. Rero kuri ubu ngubu akaba yarafunzwe, aho benshi bagiye bakomeza bumva inkuru ye. Ibi ngibi ni bimwe mu byo yatangaje mu minsi ishize, aho yabazwaga reka mvuge ngo n'abanyamakuru ibyo gukoresha ibiyobyabwenge. Mu magambo ye mvuko Jay Polly yasubije. Impamvu ndi hano ni ukubera kwangiza amabwiriza ya COVID-19. Byagenze gute? Turavuga cyane kugira abantu bumve byagenze gute, mwayangije gute? Twari mu rugo wanjye kwa gatanu, uwo bita Dr. Rodrigue niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal, bafite bamwe no muri Tanzania bafite imirima minini bahingamo imiceri, ko bashaka expandinga ibintu byabo bikagera no mu Rwanda. Bwari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho, dukore contract, hanyuma dutangire gukorana mu buryo bwo kwamamaza. Nubwo rero abo ngabo abanyamerika babiri n'umutanzania umwe baje kumamagara, turahura, baza mu rugo. Njye mu rugo nari ndi kumwe n'abantu babiri, murumuna wanjye ndetse n'undi muntu umwe. Araza turavugana nk'iminota 40, ndasimbuka njya kuri studio gatoya, ndabwira ndagaruka, ariko niba mufite kugenda amasaha harimo arakura. Mvuye studio ndagaruka ndahabasanga, nsanga barimo baranywa ariko bagiye gutaha. Njye mpita njya kuryama ko nari naniwe. Mu kubyuka rero nsanga polisi iri hano, hari n'abantu benshi ntazi uko bahageze, nari ndyamye. Ndabyuka batuzana ahangaha, yako twari benshi, numva ko iwanjye uko babona gutya babasanze mu rugo bose 12. Hanyuma mu byo polisi yatubwiye mbere nuko babasanganye n'ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Nawe warabibonye? Ibyo ntabwo bizi kabisa, kuko icyo nzi nuko twanyije amabwiriza ko haje abantu benshi kandi ni iwanjye, ariko ibyo bindi byo twagenze kabisa. Ntabyo wamenye? Tipo batubwira aba bantu bari baje iwawe kugusura, ni ikirori? Nasobanuye abari baje kundeba nabo twari tugiye gukorana deal, aba banyamerika n'umutanzania umwe. Ibyo twaranabirangije. Abandi uko bagiye baza, urumva nagiye kuri studio ndagaruka ndaryama, ubwo baragiye bahamagarana nyine sarif byayibaho. Ndabyemera kandi ndabisabira imbabazi rwose. Babafatiye hehe? Mwari muri abantu bangahe? Nabibabwiye, badufatiye mu rugo Kibagabaga wanuye. Abantu bangahe? Ngaba waba baranka. Amakuru ariko ruko nawe abakobwa mwari mwabatumiye ukaba uri murazakana ayo makuru yahakanitse, kandi tubona bagufatanya n'ibitsina gabo. Sinavuga kuko babasanze iwanjye, ntabwo ari njye wabatumiye. Buri wese arakubwira uwamutumiye. Rero reka mvuge ngo nukuri ni igihombo gikomeye cyane ko turi kugenda tubura abantu navuga ngo bari bakomeye. Hari kubura abasitari muri filime, turi gutakaza nanone. Ndeka mvuge ngo abahanzi, murumva ko rero ni ikintu kigoye cyane, ariko reka mvuge ngo isi nuko imera. Isi ni y'ibibazo, isi uyu munsi turishima ariko ejo tugaseka. Mbese reka nkunda gukoresha ijambo ngo ni urusobe rw'ibibazo.
rero benshi bakomeje kumumenya muri iryo tsinda nababwiye hejuru rya Tuff Gangs, ariko ntibyamubujije gukomeza gukora umuziki ku giti cye, aho yakoze indirimbo ndetse zinyuranye. Navuga ngo nta muntu uzibagirwa indirimbo ze nka Kumusenyi, Defade ndetse n'izindi zitandukanye. Reka mvuge ngo zafashije benshi, ikindi benshi bagakomeza bavuga ngo harimo ubutumwa, ndetse reka nongereho ko ziri mu ndirimbo zamwubakiye izina. Rero ni igihombo gikomeye, ndakomeza mbigarukaho. Ariko muri Mata uyu mwaka turimo, nyuma yo gutabwa muri yombi akurikiranyeho ibiyobyabwenge, yahise akatirwa iminsi 30 yo gufungwa. Benshi iyo nkuru barayibonye, ndetse reka nongereho ngo yitabye Imana mu gihe yari ategerejwe mu rukiko tariki ya 2 Ukuboza uyu mwaka wa 2021. Oh my God, birababaje ni ukuri. Gusa icyo navuga cyo ni ukuri, ni ukwihangana muri rusange. Twese turababaye, umuryango we urababaye, ndetse reka mvuge ngo cyane ko kuri ubu ngubu noneho yari afite n'umwana, ariko ni agahinda n'ukuri gakomeye, ariko nta kundi byagenda. Rero inkuru ye benshi bakomeje mbona bayipostinga, abahanzi benshi batandukanye, ibyamamare bitandukanye, ndetse benshi baravuga ati ni ukuri ntabwo dushaka kumva iyi nkuru y'incamugongo ko Jay Polly yitabye Imana. Abandi ati ibi ntabwo bishoboka, ni gute ko Jay Polly yagenda. Ndetse hari na bamwe bakomeje postinga ati turababaye cyane, ataho twateganyaga kuzamugeraho tukajya kumusura, ariko tubabajwe nuko uyu munsi yitabye Imana tutarabashije byibuze kumugeraho ngo tumubwire ibya nyuma, byibuze agende hari icyo tumubwiye. Ni ukuri reka mvuge ngo urupfu ntiruteguza, ndetse reka nongereho ngo ntago rujonjora rwo gatsindwa rwose, rudutwaye umuntu ukomeye, ariko ni ukuri nta kundi byagenda. Iyi si nyine nuko nta kundi, no kwihangana muri rusange. Ariko ni ukuri ni igihombo gikomeye nanone ku baraperi, n'agahinda gakomeye cyane kuba babanye. Ndetse reka mvuge ngo cyane ko yari umuntu benshi bakunda, bavuga ati ni umuntu usabana. Ni ukuri reka nkomeze kwihanganisha umuryango wa Jay Polly, ndetse nongereho ngo inshuti ze. Reka nongere kwihanganisha nanone abantu b'umuziki bakora umuziki, cyane ko bari ingeri zose, ariko nanone umuhanzi burya aba afite inshuti nyinshi nanone z'abahanzi bagenzi be. Ndetse reka nongere nihanganishe urundi ruhande rw'abafana Jay Polly, kuko yari umuntu ukundwa cyane n'ingeri zose. Yaba bakuru bavuga uti uyu musore ni umusore uririmba ibintu by'ubuzima busanzwe kandi bibaho. Abana nabo bavuga ati araririmba ukagira icyo wumvamo, ndetse ukumva ko message ye iri kugera ku mitima. Ni ukuri no kwihangana, niko isi imeze. Reka nongereho ngo nta kundi byagenda, gusa Imana imufashe aruhukire mu mahoro. Ndetse reka nongereho ngo biba byiza burya muri iyi si, cyane ko tuba turi mu ntambara, tujye twicara twiteguye tuvuga uti ese uyu munsi ko ari Jay Polly ugiye, njyewe mpagaze gute? Ese koko mpagaze neza? Njye n'Imana yanjye tumeranye gute? Icyo nicyo kintu cya mbere ubundi twese twagakwiye guhita twibaza, kuko turi kubona ko urupfu ntiruteguza, ndetse nta nubwo rujya inama. Ni ukuri twese dukomeze kwihangana. Ndetse reka nka Gasaro TV mfata uyu mwanya nihanganishe umuryango w'uyu muhanzi Jay Polly. Ni ukuri mukomeze kwihangana kandi mukomere cyane, nta kundi, twese niyo nzira. Njye rero twari turi kumwe muri iyi nkuru ni Sandra, nk'ibisanzwe nk'uko musanzwe tubana nanjye mu zindi nkuru. Reka mvuge ngo ciao, naho ubutaha. Reka mvuge ngo twese dukomere. Gasaro TV.